mbega ni na Numva ko ndi mwana aje kundeba wambwira ni tati yanjye. Numva ko ndi mwana aje kundeba mu gihe cyo kwishuri. Ntera umwaka uwo mwana mwigana gutwisa lemon parankwi ngaho ndebe ni ukuri pe ku munsi w'ejo nibwo Nosken Kigali House yafunguwe ku mugaragaro na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, aho iyi nzu imaze gukoreramo ba rwiyemezamirimo mu by'ikoranabuhanga 1,200 mu gihe cy'imyaka 2 ikaba imaze kwinjiza miliyoni 45. Ubwo nyakubahwa Perezida wa Repubulika yitabiraga umuhango wo gutaha iki cyicaro wanahuriranye na Nosken Africa Week 2023, dore ko byari ibirori bidasanzwe. Uwari uyoboye ibiganiro yaje kumubaza icyitwa quick question. Atangira mubaza ati, what is your favorite thing about being a grandfather? It's everything. All right. Ange Kagame ati, sogokuru ufite inyenyeri 5. Mbega byiza. Umukuru w'igihugu yaraye aduhaye umugani umufasha iminsi yose. Ese ni uwuhe? Umugani said, uwanze kubwirwa ntabwo yanga kubona, which means therefore that we should listen more and more and bear in mind of the cost of the mistakes, the failures we are likely to face. Mu gihe abenshi bagenda ku kazi mu buryo butandukanye, harya Karfa wowe uzabigiraho ra? Future nyine iri mu biganza by'Imana. My future is in the hand games. Like is in hand God's. Mu biganza by'Imana. Tukiri muri mbibutsa ko mba namanukanye na Beauty Hair Care will restore confidence. Ejo bundi umunyamakuru Nkundineza Jean Paul nibwo yakatiwe gufungwa iminsi 30 y'agateganyo nyuma yo gukekwaho icyaha cyo gutangaza amakuru y'ibihuha, icyaha cyo guhohotera uwatanze amakuru, icyaha cyo gukoresha ibikangisho n'icyaha cyo gutukana mu ruhame. Uyu munsi twatunguwe. Ngiye kumena umuceri hasi. Nusha kumena hasi, mena umuceri. Hari indya bararanye yakamwana mbere ubura kugira ngo indya ijye kwiyambura. Yakamwana abanza kwiyambura mbere. Nyuma ngo yamaze gutabwa muri yombi, umuvugizi wa RIB Bwana Murangira Bitseri ati nibyo Gasore Pacifique uzwi ku izina rya Yakamwana arafunzwe akurikiranwe icyaha cyo gukomeretsa umuntu ku bushake. None se ko duheruka agira ati, birababaje kubona abasaza b'iki gihe aribo bigira ibirara. Birababaje. Ahubwo birababaje kubona umuntu nkawe ugenda ucumbagira. ese ubundi iki cyaha wigeze ugikoroho yaka? Nakubise umudogiteri urushyi, mwongeze urundi baramfata banyicaraho. Akanyanga mu mutaranda gakuru.
ubu se n'icyo usaba Imana? managura hose mwami ntizijya habirimburwe mana. Yewe iyo nasinze ntabwo njya ncagurika. Yewe mbikubwire ntabwo njya ncagurika. Waba uri umukecuru waba uri izina rya Yesu. Ko bitoroshye kuri iyi mihanda ra. Agashya noneho ngo gukurikira ubukwe bwa Ben na Pamela online turasabwa 50,000. Iki Ni ukuri pe. ubu se nkoze ibitende bingahe cyangwa wari mbyizinganike? Hasi mu nama y'ubukwe Ost byari bimeze bite? Sasa rero bari mu nama y'ubukwe nabwiye ngo njye mbatwerera umuhanzi uzasohora umugeni. Ninde wo bivuze? Dore imbogo. Bahumurizwe n'isezerano. Murakoze cyane yaringewe cyane byo. Byagiye biteza uruntu kuri iyi mihanda. Hako se kugira ngo bigere kuri uru rwego Pam ntiriye banga wakoresheje? nta muntu uzakubaha utiyubashye ni icyambere. Icya kabiri agaciro nyine ni wowe ubwawe. Nta muntu wanakagutak'ihaye. Tujye tumenya abo turi bo, tumenya aho duturuka, twiyubahe, twesha agaciro, duhesha agaciro abatubyaye n'igihugu dukomokamo. Yewe ibi ntitubitinda. Nkibuka ko Kanyombya muri sivire yiwe yagize gutya akaremera umujyi wa Kigali ko akawutembera yasezeranye ku itariki ya 25 z'ukwa 10 2012. Tubona biryoshye ari ibirori. Imana ijye guha umugisha rwose Cyane uzisabira uwawe wanjye ndawufite. Ko nawe kuri komentari bajya bavuga kuri indaya. Cyane indaya. Iki indaya mbi y'urutoki mu rutoki. Ariko biba bikomeye. Ako se ubundi super uzabona amafaranga yo kwishyura kugira ngo urebe buno bukwe? Amafaranga nasinye na Tom Transfers na amafaranga yitwa amadinari. Mbahaye ikizami mwese hano. Muva mugende nimumara kumenya uko idinari rivunja muzongera dukore press to conference. Zongera dukore press to conference. Zongera dukore press to conference. Zongera dukore press to conference. Irene wati nyaboneka Bruce Melody utica ubukwe bw'undi mwana turakuza uraje ujyana amafoto. Niba abantu bumva ko ahajya ajyanye ibyifuzo bye Angel Bell Mutabaro umva winca mwishyamba nanjye nakuretse nkora mu ntoki gato. Oya nikora mu ntoki ushaka kunshyiramo imyuka ntazi. Hazabona abantu babutahara. Ubundi tugira kenshi inshuti eshatu. Tugira inshuti mababi, tugira inshuti mashami, tugira n'inshuti mizi. Inshuti mizi rero niza inshuti zawe zikugumaho. Ariko inshuti mababi nizazindi ziza zikavuga zigahunguka. Igihe cy'izuba zikagenda. Yego zikagenda. Sibyo. Za nshuti mashami nabyo yaryahunguka gasigara cya gitsinsi kimeze nka kino giti kiri nyuma yawe. Ugasanga ariko inshuti mizi iguma hahandi. Yego. Rero hari abantu benshi bashaka kujajinga abantu bitewe nuko bababona uko basa. Ariko bakirengagiza ikintu kimwe. Ngewe ubona gutya urimo imbere ntabwo muzi. Uvuga ngo ngiye mfite mu ndi muntu utazi. Ahubwo ujajinga umuntu ureba inyuma. So rero abantu bari imbere iyo bahuye biba byiza kuruta uko abari inyuma bahuye. Iyo abari inyuma bahuye usanga waribeshye. Yego. Ariko ab'imbere wa mutima tuvuga. Yego. Usanga bafite icyo bari kubahiriza ubwabo. Yewe komateri ko zari nyinshira bamwe bati ngewe ubu nzafata 50,000 nishyure The Ben na Pamela kugira ngo ndebe ubukwe bwabo no kureba finale ya El Clasico y'igikombe bisaba kwishyura 20,000. Undi ati hakose nimba 50,000 ari ugomba kwishyura utageze aho bwabereye
ubwo ari ugutora ubusurira sebanyoko nase mu maso kuki wowe limoni parankwi urwenya rwari rwose uyu we yakoze fagire ati VVIP ni 300, VIP muri korodoro ni 200, regura muri salo nasigaye hose ni 500, ureba igikorwa cya ninjoro live inote ya 500. Hari uwitwa Nyirijabo Marita ati nyaboneka genda Maritini ndashaje pe ubu nuko yishyura amafaranga kugira ngo ndebere ubukwe kuri telefone cyane da ahubwo ukibaza abasore bo mu mujyi ubwo murumva bimeze bite Senderi yabagiriye inama ati abasore bo mu mujyi ni muza dutaye kurambagiza mu cyaro hano mu mujyi biraguye birakomeye. Ese Pam niye message wahereza egise wawe umuntu utaye inshuti yanjye rwose yarangigajyaga ni nkuru nguru ndabamaze sasa ndabamaze kata zigiye kuba sasa zadaje ndabamaze wallahi ndabamaze sasa mweshangu mumare ndabamaze rekera ngo yewe muri ukaseko ubwiza bwawe nizo nshingano zacu nka Miss Beauty Hair Care. Niyo mpamvu twakuzaniye imisatsi y'ubwoko butandukanye by'umwihariko harimo niyo utasanga handizwi nka permanent Brazilian extension ushobora guteraho ukamesamo kubishaka ugakora retushe buri mezi 3 yewe wana defrize utayikuyeho wajyana no koga muri piscine. Si ibyo gusa kandi dufite na plante za original nka Brazilian human hair, perike za human hair 100%, hot comb, waxed sticks, ioni steam, amavuta avura uruhara n'ibindi bikoresho byose bigendanye n'umusatsi n'ubwiza ntagerera. Dukorera Igikondo Merezi ya 2 winjiye mu muhanda ujya ku Badive muri St Augustine Hotel Apartment. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri nimero yacu ariyo 078 68 78 132. Miss Beauty Hair Care, we restore confidence. Ku mihanda haba hari byinshi pe reka twikomereze buri wese agira uko atereta nka Afrique we yabigenjeje uku igiye bizansaba no gufata kereti ariko wese ngurira kahise atono baby wamfasha amatwi wibashira nko bizakifata. Coach Gael wati ngumva gushaka umugore uzifotoza mu girisho muri make nk'aba ngabo Ndi nyamuwe limoni parankwi utereta bwa mbere siyo byagenze bite kuri special ya mbere nayisingira ubwo na n'ikintu nabashe no kuvuga biranga pe mwumva nkamubwira note nkasanga twaharenze nkamukoroso ngiye kuyimubwira nsanga gutyo. None setsa hari umuntu wakunze ukiriza handi za Musanze aho iwanyu hari umukobwa nigeze gukunda mana yanje urabyibutse biragira amwibutse wamukunde ikize kobwa namuhaye biscuit ya senkani yanditseho ngiki rihamu biscuit ya 50 rangije yose ereze biscuit ya senkani ndamuhaye iyi biscuit ni ndayigwaye pe mwereze urupapuro rwanditseho amagambo y'urukundo anishiramo n'imitomo ko ndamubwira nifata ngizi imitomo arazishwanyagura zose zinterera mu maso
na biswi. Biswi yanjye yayiriye mu gitondo. Papa yarushwanyira saa 11 turi guteka. Yarabanje arya biswi gake gake. Arabanza arya biswi. Arya biswi? Uwo ni umu ex. Ese hari icyo yampaye. Ko bya bintu biba bitoroshye. Mu gihe Kiramani we rukundo ruryoshye yashyize hanze n'agafoto ari kumwe na madamu we bafitanye abana babiri agaragaza ukuntu kera byari byaranze ako bibanganire kugira ngo mumarane igihe Kira. Umugore wariye neza akarongorwa neza nta kibazo abafite. Ntiyaguca inyuma. Umugore wamwitayeho ukamwambika neza ukamuhereza buri kimwe cyose no mu rugo mu buriro ukabigenza neza ntabwo yaguca inyuma. Keretse uzaguca inyuma warakoze ibyo bintu uzirukana ingegero. Kwari hatari. Mu gihe ibyo twabonaga muri filime niba ari prank niba ari ibiki twagiye tubona save the date ngo ku itariki 17 ngo bazagira gutya ngo babi Mina Yesu mwene tewe Mina Yesu akanyanga mu mutaranda kakuro nga nsa niko nsa wowe kudashaka uwo mukina na filmera je nkubwire ngo muzaje kubona mubone none mfite umusheri kandi uteye ubwo nise peri kuko yarakwanze biri seri yaranyanze amwati nise mwapfuye iki sabi irebe zimu nakubwiye ngo wirebe uzi kari bwuhitaga wiyibuka irebe ziko kirize disi cyangwa umunyara babaritsa byara kubabaje yarakubwiye ngo irebe urebe ukusuka none uzi kukubwira ngo irebe mu kirundi irabe wagira ngo wari uhari niba namubwiye irabe nyine ukuntu yari ameze none. I close my eyes when she's around. Hasa nk'ubundi uwo payaso yamujije iki? Urumva imisatsi ya payaso imeze nk'insinzi y'amavubi. Mbega gukora ubusa no kogosha payaso. Ariko humura bizabaza ngo mbona uzamera umusa. Uzunyume. Ariko mani boy yogosha me. I close my eyes. Ani wari. Numva bitoroshyera ubusa azongera ashake. Aravuze ngo ryamanaga n'abagabo bagenzi bawe. Mumenyere. Katurushije umunwa ukubiza ingene ryamana n'abagabo bagenzi banje. Muraryamanaga pe. Look. Gahambirwe. Get out. Gahambirwe nabo bantu. None se ko mbona vyakaze. Iri shano nzarishingiranye. Shaka nyongeni ikimfa nawe. Amazina y'isura yaze. Oya. Baravuga ngo badege ni samarumbu. Iwanyi. Nzagutwera ingwi. Yewe. Eka nigendere. Ugira umunsi mwiza. Eregani nibiri kuri imihanda yacu mbibutsa ko mba ndi kumwe na Miss Beauty Hair Care, we restore confidence. Amazina yanjye nitwa Hirwa Redemptus. Kora subscribe umunsi, like, share na comment.